Your Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, Excellency Annalena Baerbock, President of the General Assembly, Excellency Antonio Guterres, Nyakubahwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir wa Qatari, Nyakubahwa Annalena Baerbock, Perezida w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, Nyakubahwa Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, Nyakubahwa Orchestral, Perezida w'inama y'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza. Banyacyubahiro ba perezida b'ibihugu n'abayobozi b'inzego za guverinoma, banyacyubahiro bagore namwe bagabo. Mbere na mbere ndashaka gushimira nyiricyubahiro Emir wa Qatari kuba yaduhaye ikaze hano i Doha. Muri iyi nama y'isi ya kabiri iterambere ry'imibereho myiza nk'uko bisanzwe. Uburyo twakiranwe n'ibikoresho duteguriwe hano ni byiza cyane kandi ntako bisa. Hashize imyaka 30 kuva haba inama y'isi Copenhagen, kandi koko hari intambwe ikomeye yatewe. Twabonye imbaraga zashyizwe mu kurwanya ubukene bukabije, kongera uburezi, ubuvuzi no kurengera abaturage. Nyamara ubusumbane buracyariho, cyane cyane hagati y'uturere dutandukanye tw'isi, aho abantu benshi bakirwana no kubona ibibatunga. Ibibazo si byiza, ariko uburyo bwo kuyobora isi ntiburahinduka bihagije ngo tubone ibisubizo bihamye. Iterambere ry'imibereho myiza ni urugendo rurerure rukeneye guhora ruhinduka, rukagira ubushobozi bwo kwiyubaka mu gihe ibintu bihinduka. Ubu icy'ingenzi kurusha ibindi ni ugukomeza gusunika dutera imbere mu cyerekezo cyiza no gushingira ku byagezweho. Gushimangira intsinzi bizaterwa n'impamvu nyinshi, ariko icy'ingenzi cyane ni ugushyira umuturage ku isonga. Iterambere rirambye ntirishobora kugerwaho ahandi cyangwa gukorerwa ahandi cyangwa gutegereza ko rigera ahandi. Rigomba gukorerwa imbere mu bihugu byacu. Iyi niyo nzira u Rwanda rwagendeyeho mu rugendo rwarwo rwo guhinduka. Kurengera abaturage, uruhare rw'abaturage n'ubwitange mu miyoborere ni bimwe mu byashinze imizi mu buryo tubayemo. Buri cyemezo cya politiki gifatwa n'inzego zacu kiba kigamije kuzamura imibereho myiza n'ubwiza bw'ubuzima bw'Abanyarwanda. Twagombye kandi gusobanura neza uburyo dukorana n'abandi. Akenshi ubufatanye mpuzamahanga ntibuba bungana. Tugomba gusezera ku mikorere ishaje isiga benshi inyuma. Kugira ngo ubufatanye mpuzamahanga bube bunoze, bugomba gushingira ku ntego zifatika zigaragaza kandi zigerwaho ku gihe, atari ku masezerano adashingirwa mu bikorwa cyangwa adashyirwa mu bikorwa. Ikindi kandi tugomba kumenya ko bidashobora gushyirwa byose ku mwanya wa mbere icyarimwe. Isi iri guhinduka vuba cyane. Tugomba kwitegura ibibazo bishya no kubikumira hakiri kare. Ni muri uru rwego ibigo mpuzamahanga by'imari bigomba guhinduka, bigahindura imikorere yabyo kugira ngo bishobore gufasha ibihugu kwitegura no gukora mu buryo burambye. Niba koko dufite ubushake bwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, ibisubizo byacu bigomba gufasha ibihugu byose, atari bike gusa bifite ubushobozi. U Rwanda rwiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa bose mu gushaka ejo hazaza hihanganira ibibazo kandi hahuriweho n'ibihugu byose, hagamijwe iterambere rirambye n'uburinganire. Murakoze cyane kubw'umwanya mwamaye no kudutega amatwi. Your Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, Excellency Annalena Baerbock, President of the General Assembly, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellency Lok Bahadur Thapa, President of the United Nations Economic and Social Council, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished
ladies and gentlemen. To begin, I want to thank His Highness for hosting us in Qatar for the second World Summit for Social Development. As always, the welcome and the facilities in Doha are perfect. 30 years since Copenhagen, significant progress has been made. We have seen successful efforts to reduce extreme poverty and expand access to education, healthcare, and social protection. However, inequalities still persist, especially between regions, with millions of people still struggling to make ends meet. These challenges are not new, but our governance systems have not evolved fast enough to solve them. Social development is a continuous journey that requires adaptability. Right now, the priority is to keep the pendulum swinging in the right direction and build on what has already been achieved. Success will depend on many factors, but the most important is keeping human capital development at the center. For development to be sustained, it cannot be outsourced. This approach has guided Rwanda's transformation. Social protection, community participation, and accountability are firmly embedded in how we govern. Every policy decision by our institutions is concerned with advancing quality of life. We must also redefine our approach to partnerships. Too often, global cooperation is not balanced. We must move away from outdated practices that exclude majority of the world. For multilateral engagement to be effective, they will need to be tailored to delivering universal, measurable, and timely results, not promises. Lastly, everything cannot be a priority. The world is changing rapidly. We should expect more challenges in the near future and prepare to prevent and manage them. Here, global financial institutions must be more fit for purpose and provide the fiscal space to pivot and grow. If we are serious about social development, then our solutions must serve the needs of all countries, not just a few. Rwanda stands ready to work with all our partners to build a more inclusive and resilient future. I thank you for your kind attention.